ubuto bwanjye kugeza ubu nshakisha umunezero wo mu mutima gakora uko nshoboye. Turabasuhuje inshuti aho muri hose hirya no hino ku isi, Uwiteka abagire neza. Iyi televiziyo ya Marayikawundi ni televiziyo nziza cyane ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Hari ubuhamya butandukanye bw'abantu ku giti cyabo cyangwa se groupe y'abantu, hari indirimbo nziza, hari ibiganiro, hari n'izindi gahunda nyinshi cyane. Kuri uyu munsi wa none turaza kubaganiriza kuri gahunda nziza cyane aho twakira umuririmbyi araza nawe abibwire. Hano kuri kamera turi gufashwa na Thomas, kuri microphone nkuko mubibona ni Njyewe Enos Rutebuka. Bidatinze cyane reka duhamagare umutumirwa wacu aze abaganirize. Nkuko nayamaze kubabwira, hano ndi kumwe n'umushitsi. Uraho muvandimwe? Turaho, turashima Imana. Amakuru yawe? Ni meza cyane. Watangira wibwira abantu bakurikiranye Marayikawundi TV? Yego, mbere ya byose mbaje kubasuhuza. Ku mazina banyita Twizere Jackson, nkaba ndi umuririmbyi, nkaba ndi umuririmbyi urimba solo ndetse nkaririmba no muri korale. Nkaba nturuka muri state ya Ohio, Cleveland, Ohio, muri city ya Cleveland. Utubwiye ko witwa Jackson. Jackson, watangiye kuririmba ufite imyaka ingahe? Kurimba natangiye kera, kurimba natangiye ndi umwana mutoya ufite nk'imyaka nk'icyenda na niga 5e primaire. Ndumva umaze igihe kirekire uririmba cyane. Byumvikane ko ushobora kufite n'indirimbo nyinshi waririmbye. Yego, indirimbo zo nihimbiye giti cyanjye zo ntago ari nyinshi cyane kuko mfite ebyiri ziri hanze, ariko mfite n'izindi zitarasohoka, ariko akenshi nkunze kuba ndi kuririmba muri korali ndirimbamo. No, ubivuze ko uririmba muri korali ukanaririmba ku giti cyawe? Yego, ndirimba muri korali ku giti cyanjye. Ese izo ndirimbo zawe zaba zitwa ngo iki? Mfite ebyiri ziri hanze. Iyo nabanje gusohora yitwa iyo nsohoye vuba yitwa Turarambiwe. Iyindi nayo yitwa Ndamaramaje, niyo nakoze bwa mbere. Okay, iyo ndirimbo yawe Turarambiwe ni Turarambiwe cyangwa ni Ndarambiwe? Turarambiwe. Turarambiwe ni twebwe abantu benshi turambiwe. Yego, ni twese nashaka kuvuga kuko twese abatuye isi turarambiwe. Ubutumwa bukuye muri iyo ndirimbo yawe ni kubuhe ushatse kuvuga? Nashatse kuvuga uburyo icyaha cyokamye isi ndetse kibangamiye abantu benshi, cyane cyane kuba bashaka kuyoboka Uwiteka Imana. Ubwo rero mbese nabaye nkuvugiye bose, nshaka kuvuga ko turambiwe muri uru rugendo turimo kubera icyaha. Nshaka kuvuga ko turambiwe kubaho, ndetse n'amagambo nakoreshejemo navuze ko turambiwe kubaho turi inganzwa z'umubiri. Mwuka Wera azabane natwe ndetse aduhereze gutungana cyane ku buryo icyaha nacyo kidutinya. Urakoze cyane kudusobanurira iyo ndirimbo yawe. Naho ya kabiri yo ubutumwa bukuyemo ni ubuhe buriya? Ya kabiri ivuga ngo Ndamaramaje, nayikoze ngende ku buzima bwanjye, mvuga ko tumaze iminsi tujya hirya no hino dushakisha amahoro, ariko ubu ngubu njyewe icyaha mbese gisa naho kinsindagira kincira hasi, kimbuza kugera kuri byinshi nshaka kugeraho mu bijyanye n'iby'umwuka. Ubwo rero mvuga ko njyewe ubu ngubu maramaje, nshaka kurangwa n'imirimo myiza ndetse n'amagambo meza n'ibikorwa byiza. Ndumva indirimbo zawe ari indirimbo nziza cyane, buri wese yakwishimira kuzumva. Nararika abantu bose batureba ko kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byacu biryoheye amatwi, mwumve indirimbo nziza, ari uko mwakanda subscribe kuri Marayikawundi TV kugira ngo mujye mureba ibiganiro byiza, kandi munakore like, share na comment, byose turabyemewe cyane. Reka tugaruke kuri Jackson. Jackson, imyaka yose umaze uririmba, ubona intego yawe ari iyi? Intego yanjye uretse iyi si igira ukundi duhindanye ikatuvana mu ntego twari dufite ikatujyana mu bindi, ariko njye intego yanjye mfite nuko nakira mu by'umwuka, ndetse ibihangano byanjye bikagira imitima
bihindura bikagira n'imbaraga bitera aba basangirangendo turi kumwe nabo. Intego yanjye ni ugukorera Imana, kubwiriza ubutumwa hirya no hino ku isi. ngo ni ukubwiriza ubutumwa hirya no hino ku isi, niyo ntego yawe nyamukuru. Ko gukora indirimbo ari ikintu kiba kigoye cyane, aho ubushobozi ubukura hehe? Umwanya wo guhimba wo ubona ute? Guhimba byo guhimba kuko nta kuntu tuzita abakristo. Burya kwitwa umukristo uba ugomba kuba ufite ikintu ushingiyeho. Rero kuba umukristo biba bisaba gusoma ijambo ry'Imana, kandi ibihangano byacu usanga byikubiye mu ijambo ry'Imana. Ibyo dusoma twahawe Bibiliya ngo n'ibitabo by'umwuka w'abahanuzi ngo twige. Ubwo rero akenshi usanga ari aho ngaho nkura n'amagambo y'indirimba, gufata akanya ngasoma ijambo ry'Imana. Naho ku cyerekeye ubushobozi bwo kujya muri studio bwo buhagaze bute, bigenda bite? Urebye ntago ndakeka wenda ku amafaranga ntago ni menshi duta mu bintu bidafite agaciro. Ubwo rero ntago nabura amafaranga yo kujya gukora indirimbo, n'Imana ijya ibimfashamo muri ubwo buryo nkayabona. Ngo ntabwo wabura umwanya wo gukora indirimbo, ubushobozi burahari, ariko ufite indirimbo ebyiri gusa washize hanze. None kubera iki utarakora indirimbo nyinshi ngo zijye hanze abantu bazibone? Hari izindi mbogamizi waba uhura nazo, bigenda bite? Imbogamizi zo ntazo. Mbitangiye vuba nkuko natangiye nkubwira, mba muri korale. Ubwo rero kakanya utari muri korale niho natekereje ndavuga ati nakoreka nkabyaza umusaruro nako nkomeze umurimo. Ubwo rero ntago ari kuvuga ngo ni imbogamizi mpura nazo, ahubwo nuko ntangiye vuba. Bundi ntangiye muri uyu mwaka. Ndumva noneho ubwo utangiye muri uyu mwaka ukaba ufite indirimbo ebyiri gusa, ahubwo ni ibintu bikomeye cyane. Indirimbo zawe umuntu yazibona ate, cyangwa se yazumva binyuze mu buhe buryo? Indirimbo zanjye nazishyize kuri YouTube channel. Account ni TJ Official 7, niho ziba ziri. Wanagenda ukazandika amazina yazo kuri YouTube, wazibona ushize amazina. Ndagira ngo usubiremo cyane kuko hari abantu benshi baraza kuzireba nyuma y'iki kiganiro, kandi nzi ko ufite n'abakunzi benshi, ariko rari uririmbamo, araho mukora ibitaramo n'ahandi waba wiga cyangwa se ukora. Ngira ngo wasubiramo uwo murongo babona indirimbo zawe kugira ngo babashe kukureba bagutere n'inkunga. Umurongo abakunzi bo ndabizi barahari, abakunzi b'ijambo ry'Imana. Ubwo rero umurongo nanone ni TJ Jackson. Ni TJ Official 7, niyo channel yanjye. Ngira ngo mwabyumvishe rero ngo ni TJ Official 7. Umubare 7. Iyo 7 isobanura iki buriya? 7 isobanuye byinshi cyane. 7 ni umubare nkunda cyane kuko ndi umwana wa 7, navutse mu kwezi kwa 7, ndi umudivantiste w'umunsi wa 7. Navutse ari ku munsi wa 7, navutse ku Sabato, tenambatizwa ku munsi wa 7. Mwabyumvishe rero bakunzi ba Marayikawundi TV ko uyu muntu akunda umubare wa 7 cyane. 7 ku Isabato, 7 amavuko, 7 kubatizwa. Nizere ko utazagera ku ndirimbo ya 7 ngo urekere aho ngaho. Ahubwo ku ndirimbo ya 7 ntago narekeraho, nzakomeza. Ibindi bizagenda biza, Imana igenda idusumbusha muri ubwo buryo. Kandi niba ibyo nkora bishimisha abantu, n'Imana ikabyishimira, izayikomeza igende inshoboza byinshi. Twibagiye kumenya niba indirimbo zawe ari indirimbo umuntu yabona mu buryo bw'amashusho, cyangwa se niba ari indirimbo za audio gusa, bimeze bite? Bitewe nuko nari nkibijyamo, nari nkitangira kugira. Ubwo rero ntago n'ama audio, ntago n'ama video lyrics afite n'amagambo ugenda usoma, ariko ntago ari ama video. Uteganya kuzakora video yazo ryari? Ntago nanabitekerezaho, ariko bishobora no kutabikora. Kubera kutakora video? Akenshi usanga cyane bitewe n'igihe tugezemo, abantu basigaye bakunda kwihaza mu buryo butandukanye. None ugasanga bibashizemo no kuba bayoba, bitewe n'imyambarire bambaye, bitewe n'ibintu byinshi. Ubwo rero njye nararebye, bitewe nanjye ku giti cyanjye narirebeye, navuga ati usanga indirimbo ari indirimbo kabisa yakiza umutima w'umuntu, yagarura abantu, ariko ugasanga umuntu wayiririmbye muri video
ibintu yashizemo ntago ari ibintu bishimishije, ugasanga imyambarire ntago ari myiza cyangwa se uburyo yitwayemo cyangwa se ukuntu abantu bari bamuzi. Rero nabonye audio iyo umuntu ari kumva ubundi ari kumva niho biba ari byiza kumva amajwi. Ariko muri iki gihe tugezemo cy'iterambere abantu bakeneye kumva no kureba. Abantu ibyo byo biba bikenewe kandi nanjye ntago mbirwanya, nanjye nzabikora. Gusa nanone biba bisaba ngo ubanze wicare ubitekerezeho, nturebe ku bizahaza abantu, ahubwo urebe ku bikwiye kugira ngo nawe ubwawe, kuko bashobora no kugufata uko utari bitewe n'ukuntu bakubonye. Ubwo rero ni ibintu umuntu aba agomba kwitondera. Mwabyumvishe rero, iyo ni imyumvire y'uyu musore turi kumwe aha ngaha. Hari watubwiye ko yitwa nde? Nitwa Twizere Jackson. Twizere Jackson ariyo TJ. Ni ukuvuga YouTube channel yawe ni impine y'amazina yawe? Yego, TJ urumva ni izina ryanjye. Official rero ni official 7, ni wa mubare nanone nkunda, nako kantu nashizeho ka official. Mu gusoza iki kiganiro n'ubuhe butumwa watanga cyangwa se n'akahe kantu wumva watugezaho waduteguriye? Akantu nabagezaho nuko dukwiye kuba maso bitewe n'umwaka tugezemo. Urebye imyaka tumaze hano ku isi ni myinshi kurusha iyo dusigaje. Ubwo rero buri wese namurarikira, kuko n'indirimbo zanjye nkunze gusa n'ugukangura abantu mabwira ko tugomba kwirirwa hano ariko ntitwaraye bitewe n'uko igihe kigiye kugera. Ubwo rero nashishikariza buri wese kuba yakweza imirimo ye, agatunganya inzira ze, akavuga amagambo akiza, ndetse umuntu wese akumva ko afite inshingano ndetse akwiye guhindura ubuzima bwe, niba yarabaye mu buzima bubi, niba yari umuntu mbese usa naho ari kure y'Imana, agashaka ukuntu yegereza Imana, akegera bugufi y'Imana, kuko igihe cyaradusize bitewe n'ibyo tubona muri iki gihe cya none. Kuvuga agomba kwitwaza Bibiliya, agasoma ibitabo, akaririmba, agasenga, nicyo cyatse kuvuga? Ibyo ni ibya mbere, ariko akenshi usanga ubwo bushobozi ntago abantu bakunda kwisanga bafashe nka Bibiliya ngo basome, ariko burya ntago tuzarangwa no gusoma ijambo ry'Imana gusa, ahubwo n'ibikorwa dukora hanze, imirimo ukora. Ubundi ushobora no gukizwa n'imirimo ukora, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ati hari imirimo myiza Imana izatwibukiraho. Kuba warasanze umuntu ashonje ukamugaburira, yambaye ubusa ukamwambika, arwaye ukamusura, umva niyo ni imirimo tugomba gukora twavanye mu ijambo ry'Imana, ariko atari ngombwa ngo ubikore uri kubisoma, ahubwo ugomba kugendana. Ubwo rero hano hanze tuba turi naho tuba tugomba kurangwa n'imirimo myiza, kandi ngo imirimo dukora niyo izaducira urubanza ku munsi w'imperuka. None mbere ko dusoza, hari akandi kabazo kamwe nungutse. Ufite gahunda ki mu minsi iri imbere ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe? Iyo bigeze aho ngaho usanga dupanga ibintu byinshi, ariko ntago byabura, ntago imipango yabura, ariko byose tubishobozwa n'Imana. Ubwo rero nshobora kuba mfite imigambi, ariko Imana ikazagira ukuntu iyisoza. Ariko icyo ngiye nifuza mu myaka izaza ni ukuba narakoze ibintu ku buryo njyaya mbona abantu kabisa ko byagize ikintu bibamarira, atari kuvuga ati ngewe bikagera icyo bingezaho, yego nanjye ndabyifuriza, ariko nshaka kugira ngo abantu kabisa ibihangano byanjye bigira icyo bibamarira. Twitege ryari indi ndirimbo yawe nshyashya? Indi ndirimbo nkuko nakubwiye nkunda umubare 7, mba nifuza kuko indirimbo y'ubushize nayisohoye kuri tariki 7. Ubwo rero mba nifuza wenda nka buri kwezi tariki 7 kuba nasohoye indirimbo, cyangwa se buri mezi abiri tariki ya 7 ngacamo nk'ukwezi ku yindi tariki ya 7 kundi kwezi ngasohora indirimbo. Noneho bivuge ko abakunzi bawe bategereze mu kwezi ubu turi mu kwezi kwa 9 kugiye kurangira, mu kwezi kwa 10 tariki ya 7 bazabona indirimbo? Bishobotse niyo gahunda mfite, ariko bishobotse nayibahereza kabisa. Urakoze cyane. Twizere ko mu minsi iri imbere tuzabona indirimbo yawe nshyashya. Twizere ko niboneka nayo uzaza kutubwira uko bimeze, tukaganiriza abakunzi ba Marayikawundi, nabo bakamenya ibihangano byawe, ndetse n'abakurikira bose bagakurikira indirimbo zawe. Wakoze kubana natwe rero, turagushimye cyane.